habaye akantu nyine ko kuba yaranyiriyeho byadanye ese niba nje narabwiye nigati ndayikunze nuko nayiyumvagamo nyine ese nzagende mbihishe kandi ari ibintu byakabaye kuba ngombwa ko nabimubwira nuri ku mutima se reka kandi ndacyari mu gahinda Eza abatipe barabuze koko abatipe barabuze birenze uri mushaka umukunzi ndamushaka ndetse cyane ahubwo Nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mbaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV wakoze cyane kudukurikirana kubana natwe umunsi ku munsi dukora stories zitandukanye tunatumira abantu batandukanye kugira tubashe kugira ibyo twiganiraho bitandukanye sura website ya yawetv.com kugira ngo bashe kumenya aho isi bayerekeza ikintu cya mbere nta makuru mbahaye ikaze rero wakoze cyane kora subscribe niba utarabikora urebye ibiganiro byacu bwa mbere urabikora kugira ngo nawe tujye twibanira umunsi ku munsi turi kumwe no mwari tujye kuba twiganira agaro bwa mbere agarutse kuri Yawe TV umeze fresh meze bon amahoro nta mutima mubi kongeye kukwakira kuri Yawe TV welcome nanone murakoze cyane umeze gute se nta mutima mubi meze bon y'umuntu nta mutima mubi ubwo ameze gute abameze neza naribe ya neza nari wabibukije amazina se banyita Queen wanyita Queen Queen derukana type yagigiye rwose yakatiye byaje kurangira gute mwongeye kongera kuvugana bimeze bite nyine ubwo twaje byaje kurangira tutongeye guhura n'iki ariko habaye akantu nyine ko kuba yaranyiriyeho byadanje mu bintu bitari ngombwa abantu barebye ikiganiro wabonye baragize irihe reaction mva bashyize comment nyine ku banyarwanda ngo nta kinyabupfura ngo umuco waracitse ariko ndizera neza yuko wenda abatipe atari Imana yageneye urukundo gusa ariko se wamugana ibintu byo guta umuco kuba umuntu yabwira undi wamugani ko mukunda no guta umuco ntabwo ari uguta umuco ahubwo biterwa n'umutima w'umuntu ese niba nje narabwiye nigati ndayikunze nuko nayiyumvagamo nyine ese nzagende mbihishe kandi ari ibintu byakabaye kuba ngombwa ko nabimubwira nuri ku mutima se reka ese undi abantu byanditse ko abatipe aribo bagomba kubwira abakobwa ko bakunda byahehe se ahubwo ko ubungubu ikigezweho abakobwa nibo basigaye babwira abahungu ko babakunda kuko abahungu barabuze rega mbere cyane abahungu barabuze kuva cyagiye kugeza ubu rero ntabwo urabona umutipe mukundana sha wapi kandi ndacyari mu gahinda ese abatipe barabuze koko abatipe barabuze ese ni gute umugabo ashobora gushaka nk'abagore 4 ni ukubera yuko se aba afite wenda kuba wenda muri we yabona yuko nyine akareka ni ukubera yuko abagore nyine baragwiriye abagore muri benshi turi benshi cyane niyo mpamvu umugabo ashaka abagore 4 kubana naribe mfasha ariko se umugore washaka abagabo 2 3 wamukura heza akareka mbese ugiye mu rukundo ukundana n'umuntu umwe gusa ugiye mu rukundo se biterwa nanone hari igihe uba uvuga ati njyewe nawe mfashe icyemezo cyo kuba nabijyamo fresh nyine ukabasha gukunda yakubabaje nyine ubwo urapowa uramutipe mwe mwaramenyanye gute se kandi narabikubwiye ye twamenye yego none se nyuma yaho ubu ngubu uramushaka wahise ubivamo byagenze gute ese n'abantu rega banciye intege ariko nyine nuko abantu baguciye intege wumva amabwire se ntabwo numva amabwire ariko nyine bitewe na comment bateye man mbese nyine bamfashe nk'umuntu uri kwihoma byadanje wowe ibirebye se muri analize yawe njye nyine mba numva ari sawa kuko mba numva mfite urukundo analize yawe ntabwo ikintu cyo kwihoma ukibona wowe njye ntabwo nyibona kuko niba nkunze umuntu ngombe mbimubwira nyemerere cyangwa nyangire right niyo ngo wowe ntabwo ugisha amarangamutima yawe ntabwo bijya bibaho byatumye se ibintu by'inkundo bivamo uvuga uti ndasebye koko reka ibintu mbireke si ibyanjye nese wabaho uri nyakamwe ntabwo wabivamo kuko ntabwo wabaho uri nyakamwe reka wenda nshobora kuzabona indi rero reka nkugane ndabona waragize irungu rya danje arinyize ku gakwafe kawe keza cyane uri aho ngaho ku nyogosho yawe rwose urimo ushaka umukunzi ndamushaka ndetse cyane ahubwo mbese iyo mpeta uba wambaye ubwo ntabwo ijisha abantu oya ahantu nyambaye niho bambika nyamara fiyanzaye
oya fiançaye hari fiançaye na Marie bamusaye ujijisha amaniga se akagira ngo mwana mu rukundo aka gatimura kareba ukagira ngo ninjye wakiyambitse kugira ngo abatipe nyine batazabanshishamo ijisho ngo no mu bebe yararaburije ku rukundo ariko urumva nyine urumva ko n'abantu bashobora kuvuga ati uriya muntu afite umuntu bakundana oya nawe pe nyine umva iyo mpeta umuntu atayireba akaba atamenya ko ufite umuntu mukundana se ashobora kuyireba akavuga ati aramufite wenda nyine baracyari mu rukundo ariko ngiye nkeneye umuntu w'ihame nyine mu mago n'iki ewana tukabijyanamo neza ndetse ko umuntu abona ukiri mutoya ko icyo ushaka guhita ushaka umugabo ntago ndi mutoya ngenda kuze nuko nyine biterwa n'ukuntu umuntu aba yifashe ubu nakubisemo rumbe bavuga ati kiriya gicecuru ntawakiteze ariko icya mbere ni icyangwe kuba usa neza biba ari ibintu bya mbere nese ubu umuhungu ashobora kuguhitaho wenda atanakubwiye wiriwe abona usa neza se reka ese wowe wifuza gukundana n'umutipe umeze gute mba nifuza gukundana n'umutipe uri siriyasi cyane cyane ibintu byo kubeshya simbikunda cyane reka umbwize ukuri niba umbwiye ati uri i Kanombe aba ariho wenda uba uri niba umbwiye ati bimeze gutya niko bimeze apana kuza wenda nkabona ibyo wambwiye si byo bigaragaye nabi na cya kizira umuntu aba agufitiye nyine kiba gitakaye iyo umuntu ariko asaba abantu bagira ukuri nabo bakugira ariko hari ibintu abakobwa bakunda kuvuga ngo ntabwo ari ukubeshya kuko ngo wabwira nk'umuntu uri wenda uri mu Kiyovu cyangwa se uri mu mujyi ibyo byo kubeshya byarateye ntabwo ari ibintu byatari byarateye byatari ariko ndakeka kuba byarateye ngewe mvugisha ukuri kwini ngewe mvugisha ukuri byatari ntabwo kubeshya ngewe ari ibintu byanjye ntabwo ari ibintu byawe wapi pe umutipe murajya mu rukundo ubizi ko umubeshya ntago namubeshye nawe naramukunze ahubwo ndumweretse aranyanga byagenze gute n'ubushije narabibuze ukuntu byagenze ngiye nasanze umva yanciye inyuma narabivuze ariko wenda reka tugaruke wenda no kuri iyo ngingo ngo wasanze umuntu yaguciye inyuma niyo umuntu agusabye ko muryamana ukabyanga wenda ubwo tuvuge muri iyo sayidi ukabyanga ukaba wamufata yaguciye inyuma ikosa riba riryande ukabyanga nese ubu reka nkubaze uko ukundanye n'umukobwa wenda ni kuba wifuza kuba mwaryamana rega niyo muryamanye hari icyizere umutipe agenda gutakariza ariko ahora agira amatsiko yo kuzabona ubwiza bwawe ubwiza ni uko wakuyemo imyenda se umva ibice byose niho ubwiza waba uri mbere cyane ndetse ko baravuga ko byongera urukundo bababeshya ni gake cyane ntabwo njya nkunda kubyizera ariko hari ingingo mujya mukoresha numva isa naho idasobanutse wenda urayinsobanurira wowe mbashenda kuba nayumva bavuga ngo umuntu ngo yambonye se wowe ntabwo wamubonye uba wamubonye uzi ko wagira ngo waba yambaye wamubonye ngo yarambonye ariko we uba wambaye uko abyakira ntabwo ariko nyine mwese mubasha kubyakira we n'ubundi abavuga ati muranirira ibyana n'iki mbonye inzobe mbonye igikara nyine imibiri igiye itandukanye abameze gutya n'abameze gutya biterwa nyine na sayizi aba yikundira niyo ngo rero ubwo si inama aho ngaho bariyishya abantu niba bakundanye ibyo bintu babyihoreye mpaka babanye oya niba ukunze umuntu ntabwo ari ngombwa ngo muryamane oya niba umukunze mukunde mubijyemo neza mupange ibyunguka n'iby'imishinga wenda yabasha kubateza imbere ariko ibyo kuryamana nyine ntabwo ari byo biba bijya mbere hari ukuntu rero ngo usanga nyine witwararitse ngo tutaryamana bikarangira ujya kwihera abandi mani subiza uko bibaho ukundana n'umuntu mwese mwaritwaritse muvuga muti mpaka tubanye ariko ukajya usanga hari undi mutipe cyangwa se hari undi mukobwa bakoramo akazi kabisa ibyo ntabwo urabyumva se muri bashuti bawe bibaho kandi akenshi no muri iki gihe byaranadutse ariko njyewe ntabwo ariko neza wenda nshobora kubivuga gutya ku munwa ntimubyemere ariko njye ku giti cyanjye ndiyizi vema kabisa kuri nawe yiyizi ubwo uwo mutipe uri buze kuba afite urukundo yapurayinga umva mana atabeshya umva mbese ari umuntu ufite gahunda ibyo kuba yirabura cyangwa ari inzobe ibyo ntabwo bikureba ibyo kuba ari mugufi cyangwa ari muremure oya ntabwo bindebana n'ubwo byanankoraho pfa kuba afite gahunda yaba ari impumyi yaba yaracitse ukuboko yaba yaracitse ukuguru
wallahi nariwe urukundo ruracyabaho cameraman arandabuye rwose ngo liste banza umwandikeho bana byavamo kumushyiramo imiyaga none bitavamo uhita utubwira nawe turaza kumushyira kuri kamera namanura agapfukamunwa gato ndebe no mu maso ko bimeze fresh ewana ndi kubona ameze neza nari ameze neza turaza gushyiraho ifoto ye abantu bazareba tugende niba bijyanye bana we niba yumva nshaka ntaribe niba ariko yumva ibyo mvuze ntaribe kumuco abantu ngo bazajya bakaba bati sura muntu ujya kuri televiziyo akavuga arashaka umukunzi umuntu nawe ufite iyo myumvire tu wari ugiye kwandika ibyo bintu agahita yumva tuvuze ibi bintu nanone abyitware mate abyitware mate nese nyine umuntu wari ugiye kwandika ibi bintu warimo ureba ikiganiro yaragiye kwandika ngo uriya mukobwa ngo uza kuri televiziyo gushaka umukunzi erega mani biba byarambabaje ese ngo umana agahinda kandi wenda bahari abakamuza wapepe ibi byo kuba wenyine biba ari ibihe ndi kuba njyenyine kuba udafite umukunzi nta byishimo umuntu aba afite kuko iyo ufite umukunzi aguhora hafi akaguhoza mu gihe ubabaye nyine akabasha kuba yakuba hafi mukabasha kwishimana ko bavuga ko urukundo ngo rutesha umutwe se rutesha umutwe wabonye umuntu wavuyeho umutwe se kubera urukundo wallahi oya ntabwo rutesha umutwe nta umuntu wavuyeho umutwe oya nta mutwe ntacyo ariko wenda biterwa da hari igihe ukunda hari n'abayahura bitewe n'urukundo ariko buriya iyo wakunze umuntu nyine uba wamukunze ese umuntu wiyahura buriya aba afite rezo oya nta rezo kuko abantu baba bakiriho niba wenda abonye aba yihebye kuriya hari uw'Imana iba nyine izongera ikamugenera ku giti cye nyine akabasha kuza ari uwe nanone hari umuntu nyine utekereza ko umuntu wiyahuye buriya aba ari wa muntu wari ufite urukundo rudasanzwe utekereza ko ubuzima bwawe kwiyahura mwana wumva oya urukundo uba warakunze wa wundi n'undi nyine wabasha kurumukunda ariko bitewe hari igenda baba batumvikana cyangwa abona umukobwa bitavamo neza akaba yavuga ati n'ubundi ndabona kuri no isi ndayihaza uriya aba yaranahaza avuga ati n'ubundi siko imvange nayiriye buri kimwe cyose nakiriye nkagihaga reka nihitiremo gutya aba ari amahitamo yiwe ntabwo kubera unose kuri experience yawe ubona inkondo z'iyi minsi zisigaye zirangizwa n'iki inkondo z'iki gihe se inkondo z'iki gihe ndakeka iyo ukunze umuntu ukamwimariramo ni amahirwe ugira yo gukomezanya nawe ngo abantu bajye birinda gukunda umuntu ngo bamwimariremo ntibagakunde cyane nyine ngo wumve umuntu mwishyizemo byatari ku buryo namubuze nyine wabura ubuzima bwawe bijya bibaho kandi bibaho cyane ese ubwo ufite urukundo niba wirimita kuvuga ngo sinakunda umuntu ngo mwimariremo ubwo ufite urukundo ubundi njye nakubwiye ngo nkeneye umuntu nyine ewana wa wundi ufite kuba yahita ni urugero wenda navuga kuba yahita nkunda tugakundana tugapangira wenda ibintu byabasha kuduteza imbere n'iki tukigira no mu mago tugaharanira urukundo rwanjye nawe ubusanzwe ukora iki abantu bahita bajya muri iyo kiriteri akaba wasaba umukobwa ubundi akora iki usanzwe nkora iki urajyana aho bazakimenya niba mbarije abantu rega baba badukurikira ubwo se baramutse badakunze ibyo nkora ndagenza gute badakunze ibyo ukora gusa umuntu udakunda ibyo ukora we yaba agukunda oya mbashije kubishyira hanze nyine bakumva nyine bakumva ntibabikunze ni bibi se wasanga bahita banahanyanga ni bibi se ntabwo ari bibi kucyumva abantu batabikunda kuko cyumva abantu batabikunda biterwa ndetse hari n'uhita uvuga ati ya mu bebe ashobora kuba nyine hari ahantu akora aciriritse n'iki ariko wenda hari uwaza ari seriye akagukundira n'ibyo waba ukora byose akazi gaciriritse kaba ari akahe agaciriritse njya numva nyine wenda cyane cyane ngo abakobwa bakora mu kabari nta agaciro ntaki nyine baba bihesha banumva nyine ngo ibintu byo gukora mu kabari ni nawe niko ukoramo se oya sha ntabwo njya nkora mu kabari ntabwo wakoramo se oya kubera iki ntabwo nakoramo bitewe n'imyitwarire yaho nyine mibi aba ari mibi cyane bimeze gute usanga umugabo araje uramwakiriye umuhaye agacupa ka mbere agukozeho nyine akenshi
nagiye njya kunywa fanta ahantu nagiye nyine njya kunywa fanta ahantu nkajya mbibona nkavuga niwe wane ugiye kunywa fanta ahantu nkabibona umwuhe bwoko njye ni nkora citro yego nkabibona wane ugasanga umugabo agukozeho ndetse wenda nubyishimiye ariko ntiwamuvugiye ntiwamubwira tukoze umukiriya atagenda icyo gihe niba hanywereye ntabwo yagaruka kuko nta keya ashaka aba yabonye ni ngo keya n'izuko wari buze kureka umukiriya akamukora ku kibuno ego ku ahantu hose nyine akumva arahakoze ariko nyine umukiriya nyine akishimisha ku buryo n'ejo yagaruka akongera agakora ibyo bintu rero mba numva njye izo swingi wapi pe ntabwo zigira oya ese swingi zawe ziba ari izi cyangwa se swingi ni abantu badukurikiranye batazi ngo swingi ni swingi nyine ni ukuvuga yuko wenda swingi ni ikintu umuntu aba akunda nyine we asanzwe akunda ibyo bintu arabibonye ejo aragarutse n'ubundi arabikomeje kuko nibyo akunda ku giti cyiwe yes kandi wenda ushobora kuba wenda uwo ari kubikorera bitamushimishije kandi atari buze kugira uburenganzira bwo reka wavuga ute se kandi ari umukiriya ni umwami siko umukiriya ari umwami bari abakobwa se bo bakwiye guharanira uburenganzira bwabo gute niba umukiriya ari umwami ariko ku buryo atari buze guhohotera uburenganzira bwawe wowe aba ari hatari nese ubwo nta kuntu bakigira kuko n'ubundi keya n'ubundi waraje gukora akazi ukiyemeje nyine wiyemeje ibizakubaho byose yes uretse mu kabara kandi kazi utakora ni akahe ko kwiba no kwica no gusambana gusambana biba akazi se atari akazi se nese ntabwo ujya wumva ngo mu mihanda haba hari ababebe nyine baba baharaye bashaka nyine amafaranga nuko nyine aba ari akazi kaba kabatunze okay sawa cyane kabisa yitwa Queen hanyuma izo criteria mutipaze ewana nzabashimira ndetse cyane mbabwira ati ewana mwamaye umuntu mwiza bya bintu byarakunze byaciyemo ariko hari ukuntu umuntu ngakunda n'undi muntu akamenya ni wabo yurike kamusura amukubisa aga surprise gasura nka Queen ugasanga ntabwo yambaye ibyo bintu bibaho cyane yes bibaho ku batipe cyane abatipe bagasura nk'umukobwa ahubwo abakobwa ntikize kare bujya akabayeho nyine ari umukobwa ari umuhungu bose barabikora ni bande babikora cyane bande babikora cyane big experience yawe ni abakobwa kuko ushobora kuba wenda uhamagara jama wumva umwifuje wamubura kuri phone si yivuze kwifuza umuntu ubwo barakuvuga wumva nyine umutima wawe uri gutera umushaka wamubona nyine ukumva uratuje yes wenda yakumva nyine fone itariho n'iki akabasha kuba yavuga ati wa mujama haba n'ubundi ndahazi reka njyeyo njye kumureba ashaka kugerayo rero ugasanga kabaye kandi ntabwo aba ari sawa uramutse ugiye nko kumusura utamuteguje ugasanga arimo kugusha inyuma si woba wizize ubwo ugasanga arimo kunca inyuma nyine woba wizize kuko wagiye nta karibu uhawe yes none niba ukundana n'umuntu ni ngombwa karibu utekereza ko wisaba umwisanzuyeho cyane mvaye kwisanzura ntabwo bivuze ngo uvogere umuntu reka hariho wenda biterwa n'ibyo abakunda hari wa muntu uba ukunda kuba yazana amashuti yiwe bakaganira kandi umubebe niba abonye wenda uwo mujama azanye nk'amabebe atatu aho ngaho ntabwo abyishimira kuko aba ari kumufuhira ushobora kurangira agukujeho umva n'ingumi ushobora no kuzirya ryakubaho se ukereka nk'umukobwa w'inshuti yawe tipe mukundana akamugutwara njye ntabwo nkunda nyine kwereka abakobwa umutipe njye nkunda kuko akenshi mva abakobwa rega barafuha igihe usanga akotoje hari igihe muhura ukamubwira ati uyu ni shere wanjye nyuma yaho ntumenye n'igihe bamenyaniye ego ugasanga byarakaze ariko nikiza ko ibyo biba ku muntu utizeye ishusho rye wizeye ishusho ryawe ari HD wavuga ngo umukobwa ngo ni nyakumwereka boyfriend ngo atamunwa oya nanone ndetse hari igihe rega ubwiza buratandukanye ushobora kuba uri mwiza wamushira yarakunze ko uri mwiza kuri face ariko wenda hakaza undi ufite ku mutima nyine atandukanye n'iki na keya nyinshi ugasanga za keya utangawe ni nkeya baramukujyanye ntabwo akenshi abantu bapakeye mvaye nese niba umugabo umufashe nabi aragenda akajya gufata umugabo neza ni gute se ni ukumuha abasimana yanjye urajya nyine ngiye iyo uvuze gufata umugabo neza ntibasa ni ukumuheka oya ni ukumwoza ibirenge
ibyo nabyo rega wanabikora bitewe n'ibyo akunda ibyo akunda ni iby'umuha nyine gufata umugabo neza ubwo ni gute kumufata neza se ufata neza wenda muramutse mubana ni urugero mubana yes muramutse mubana wenda avuye nko mu kazi ni karibu mu nzu ukamuha karibu ukamusuhuza mani haba harimo keya za dani je ntabwo nibaza ukuntu umugabo n'umugore ubwo batandukana ariko wenda wasanga amakeya nyine ntayaba hari nyine gutyo akagucika nyine akigira iki kibazo bumva cyakubaho njyewe cyangwa ikintu cyitwa keya ni ikintu wiyiziho njyewe ndabiharanira zamfashe njyewe umugabo ewana duhuze ibyo keya zose azashaka azazibona kuri njyewe umwe mu mwihariko wiyiziho ni uwuhe oya ntabwo nahita nkuvuga gusa njyewe ndabizi urahari ni uwuhe se nyine hari ukuntu umuntu avuga ati njye ndabizi ko iyi karite ndayifite kabisa oya ntabwo nahita mbivuga kuko nshobora kubivuga oya none ugasanga nta cyizere wifitiye nta muntu uvuga ati njye rwose muri ino gahunda ndabizi ko ndi perfect ikintu cyo gutanga keya wanjye ni ikintu niyiziho ikintu cyo gutanga keya nyine njye mba numva nyishoboye ku buryo umugabo tubana arashobora kuza n'udukeke ngadukuramo ngadushyira hariya n'akambaro yambaye nkagakuramo ubwo yuko imyenda barimo werekeza he muri dushe nyine akajya gufata ku mazi ni nk'ibiki se ufitiye amatsiko igihe uzaba washatse ibyo wumva ufitiye nk'amatsiko nk'ibi amatsiko nzashira nashatse mba mfitiye amatsiko mba mfite ni ukureba nyine uburyo ikintu cyitwa umugore n'umugabo ese ikibahuza ni ikihe igituma bakomeza urugo rwabo ni ikihe n'igituma batera imbere nyine natwe tukabasha nyine kugera ku ntego yo kuba twatera imbere numva njye mfite amatsiko cyane nkareba n'izo keya nizo zihabwa mu rugo ariko umuntu buriya agira amatsiko ku kintu yigeze wenda kubonaho cyangwa afiteho nosiyo ubwo ariko ibyo ngibyo tubwiye ndumva biri kure cyane umuntu ukubwira ati ngewe mfite amatsiko ku munsi w'ubukwe bwanjye urumva ukuntu bari abantu baba ari benshi hari njye bose bareba bariya n'uburyo nyine azamura ugutoki agashyiramo impeta azamura iki nyine intoki agashyiramo impeta nibyo ufite amatsiko ubukwe se butabaye se biterwa n'ubushobozi mufite ubushobozi murabukora ntabwo mufite ni ukuvuga ngo we ntabwo watandukana n'umuntu kuko nta bushobozi afite bw'ubukwe oya ibyo ntabwo byanandukanya nawe burya baravuga mu bukire no mu bukene tuzabibanamo bibi byiza nyine ni uko niba Imana ikwerera umuntu ufite umutima mwiza muhuza nta kibazo mubona igihumbi mukagisangira uko kiri yatakwihishemo aba ari sawa nanone yes ni ukuvuga ngo niyo yawe ari umuntu atanabyara nta kintu bitwaye atabyara si ubwo atabyara nabwo haba harimo kwe kuko nanone umuryango aba ari sawa mu bintu mu byiza hari ikivamo bivuze ngo mubibonamo byiza ubwo hari iby'ubukuye nta kivamo ariko nyine urumva yuko hagati yabo nabo hagati yawe nawe haba harimo nyine agahangayiko yes mwihebye ko bakomeza urukundo ko uhangayikira umukunzi ruba rurimo rukomera ibaze wallahi koko iyo defi ibayeho mwahita murangizanya oya nyine niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo si ikintu muramutse mukundana bya seriye ntabwo byatuma icyo kintu utandukana nawe imwe mu mpamvu yatuma utandukana n'umuntu mukundana ni iyihe ni iyihe cange buriya rero ndafuha cyane mu buzima nyine umuntu nyine mba numva nkunze mba numva twahorana nyine turi kumwe buri kimwe cyose nyine ndi wanteze kuba nakimuha ariko aramuca anciye nk'inyuma mana sinzi ukuntu nabyakira mba numva ari hatari nyine kuri njyewe iyo kusita wari umuntu defo wanga ku muntu mukundana bari yihe defo nanga umuntu mbeshya ndabyanga cyane pe tuvuge wenda ukundanye n'umutipe nyuma wenda ukaza gusanga afite isuku itari nyinshi
ari uko mbivuga ajya mwita ariko nubwo dukundana hari ukuntu mba numva agahumuro katameze neza ugenda wabwira umuntu mukundana yewe urabimubwira niba yambaye agashati kabi ukamubwira ati iyi shati rero reba yuko nyine itameze neza sheri wanjye irimo ikashi ntabwo bimeze neza ariko wenda niba buze n'umwanya wambwira nkaza nkagufasha turashaka ubukuri zo kutubwira mu magambo cyo wabibwiramo umuntu mukundana kumva wenda adahumura neza agira akantu bagira akantu ko kudahumura neza tubwira wabimubwira muri ayo magambo biterwa n'ahantu muba muri kumwe mwembi muri kumwe mwembi mu rugo hehe haramutse ari mu rugo ntaribi wahita unagira gutya ukamuhereza ukayikuramo ukajya kuyifura ukamuzanira akandi gapira kandi kuko udahumura neza se kajyana n'imyenda gusa oya no ku mubiri hari igihe utakoreye nyine wabimubwira gute mbwita ariko se sheri wanjye hani ntabwo uhumura neza wakoresha nk'ayo magambo ari nko mu rugo mwirirwanye ubizi ko atozi wambwira ati sheri nagutegurira amazi muri dushe ubwo ntabwo aba kumusuzuguye oya kandi none se wamusuzuguye gute ase umuntu mukundana mwana mwe wamwibutsa kumwoza ko kujya koga si ukumusuzugura ntabwo ari ukumusuzugura kuko nawe uhita ukuramo nawe ukambara agasume mukajyana haramutse ari mu rugo muri kumwe ariko ibintu ushobora bitubwira nk'umuntu ufitemo egisperiyanse yahatari ukuntu wibyirukansa wigeze kubikora wongera ngo yawe ntabwo ndabikora ariko nyine narabitekereje neza ubu ndimo neza ntabwo uratekereza ntabwo birakubaho kujya kogana n'umuntu mukundana ntabwo birambaho ntabwo murajyana kuri pisine ntabwo ndagerayo wowe wumvagaye ngo ntabwo birambaho ariko mushobora kujyana kuri pisine cyangwa ku mazi ahantu runaka tekoza njyanyeyo nambaye ntaribe njyanyeyo nambaye nkidumbura mu mazi nambaye ntaribe nyine ntabwo bibaho niyo mpamvu mbese ko mvuze koga kuki wese utekereza ku kintu cyo kuba ngo nambaye akantu ka nambaye kajemo gute nambaye nyine impamvu ni uko wenda uvuze ati wari wajyana n'umukunzi wawe muri dushe kandi iyo mugiye muri dushe buriya bisaba kuba nyine muri bwoge nta n'iki nyine mwambaye ariko si bazo ugiye ahantu ese ubwo n'iki ubundi ni agake niyo uze ngo nta n'iki mwambaye n'iki nyine ni umwenda nyine n'iki umwenda wahisha ibintu nyine ariko mubigenda kurabivugitse ngo n'iki imvugo z'iki gihe nyine zaraje nyine nuko okay fresh kabisa muri iyi minsi ni akahe kantu haraye yaba akaririmbo cyangwa se n'umuntu runaka wumva urimo kubigukorera kabisa nta muntu mfite uri kubinywera ndavuga muri rusange ko hari umuhanzi runaka uvuga uti uyu nguyu turimbo twe turimo turankoma rwose ntabwo ndimo mvuga mu rukundo Afrique akahe karirimbo ubwo agatondo nahe magambo ukunda mose uzi kuririmba mu turimbireho gato ntabwo mbizi cyane gerageza ntarebe ibishoboka n'undi ntabwo warimba nka Afrique ntabwo twageze hamwe gerageza ntarebe amagambo yawe ntarebe abantu baba babyumvisha ngo hari igihe biza nsaba no gufata keredi ariko hoya sinkuburira gahenesi rero ibintu byo kuririmba niba ari uko wenda mfite ntarebe tubitubwire mu magambo ntarebe wankunze nta mani nta bodi nta n'iki ibyo kuri ubu birashoboka nawe ukavuga ati turaza no kwirira agatunda mbese kuko wakuna umuntu nta bodi nta mani nta n'iki kuri ubu biracyashoboka bibaho iyo ufite urukundo nyine bibaho amana afite wowe uzifite nawe nyine ugerageza kuba mwakishimana mu byawe agasubwo yagusuzugura umutipe mukundana umurusha amafaranga ntabwo wamusuzugura ntabwo wamusuzugura utese ntabwo wamusuzugura uyapfusha ubusa kubera ko umurusha ubushobozi oya nese ubwo aramutse afite nayo ufite umutipe nawe aragusuzugura se umutipe reka ibyo ni ibintu bikoze ukuntu ni ibintu bikoze biri aho ngaho kuba umutipe yaba umukobwa amafaranga ntabwo ari ibintu ntabwo ari inkuru ariko umukobwa yamuha ni inkuru nta nkuru irimo muramutse mukundana umutipe akakubwira ati sheri rero ngize ikibazo kimeze gutya na gutya nyine bitana aho ngaho uyafite urayamuhereza utayafite nyine umusobanuro uko bimeze harimo kwirira agatunda byo ni iki
kwira gatunda byo ni iki nabyumvishe mu ndirimbo unango wakunze amagambo utazi icyo asobanuye nyine nagiye numva abantu babivuga ariko sinzi niba ari byo bavuga ngo iki ukwirira gatunda nyine ngo ni ukurya umwana nyine umwana niwe gatunda ngo nyine nta gatunda nyine okay fresh sana Afrika n'undi uramukunda ndamukunda okay ntabwo byoroshye kabisa Queen yatari muri ka kazi yanze kutubwira barimo gukora iki bitari muri ka kazi wanze kutubwira barimo gukora iki nari muri ka kazi mba ndi mu rugo ka kazi wanze kutubwira niko naremvuze uri mu rugo uri mu rugo njyewe nyine yo natagiye mu kazi mba ndi mu rugo ndi kwikorera udusuku n'iki mba maze iminsi nta mwanya wo kuba nabikora mba mfite nkabasha kuba nyine nadukora nkadukemura ni ukuvuga ngo wambara udepo nambara ndepo ariko nyine nabonye umuntu naya myenda se naya myenda nayo wambara udepo iriya yo ugiye muri dushe tubikemura iyihe iyo ngiyo nyine iyo myenda uvuze nambara ndepo neze ko ari isanzwe niba kuvuga nyine ngiye nambara ndepo nyine umesera muri dushe umesera muri dushe ubwo nayo mvuze ari imyenda yo imbere abakobwa bambara niyo nyine tujyana nyine muri dushe tukayisoreza ariko wa mwenda ugufata wenda nk'amasaha n'iki kandi wenda uri bukererwe mu kazi ntabwo nyine nk'amasaha n'iki ariko ufite utuntu twinshi twa n'iki n'iki nk'amasaha n'iki abantu bavuga ngo izo mvugo ngo ni uguta umuco abantu basigaye bavuga ibinyarwanda ukumva ntabwo ari ibinyarwanda kuko wowe byumva gute nyine ntabwo aba ari byo ariko hari igihe nyine bishobora kukujabuka ugasanga uvuze nk'ikintu utagiteguye ugasanga wenda kujabuka rero ndapfuye ikinyarwanda cyabaye atari yego ratakomeza ntari bishobora kukujabuka nyine ugasanga urakavuze ejo urongera ugasubiyemo ugahita kakokama gutyo kandi wenda utagateguye utaranagatekereje wenda ko ari agasitire kagomba kuza cyangwa ukabikora bitewe n'uko ari n'ikigare ari ibintu wumva muri sosiyete bisanzwe nyine wenda warakumvishe n'ahandi hantu yesi warakumva undi muntu ugahita gakokama nawe nk'utuntu ufite wagiye wumva n'abantu n'utuye utuntu ufite uvuga utu tungu tunagiye numva n'abantu hari ako bita gusa isawa gusa isawa ni sawa ngo si sawa ni sawa ukabaza umuntu nk'uko nabikubaza nyine si sawa ugahita unsubiza ni sawa ngo si sawa agazaye ibintu muzabishobora ni hatari nyine nuko niyo mpamvu basigaye bavuga ko abanyarwanda nta muco bakigira bitewe n'utuntu baba bivugira ese kugira umuco ubipimira mu magambo umuntu ufite umuco abura umuntu umeze gute ufite umuco hanyuma rero nambwiye ngo oya utubwire wowe umuntu ufite umuco uko umupima ufite umuco ni umuntu nyine uba wiyubashye ndakubajije ngo umuntu ufite umuco umupimira mu magambo nambwira ngo oya ese mu magambo ariko nanone n'amagambo yazamo kuko hari amagambo ashobora kuvuga ukumva bitajyanye n'umuco wenda nk'urugero nk'amagambo umuntu ashobora kuvuga ugahita wumva ko nta muco afite uramutse uri mu bantu ukumva umuntu avuze aya magambo hari uhita uvuga uti rwose nta kinyabupfura wenda wajyanye n'abantu nko mu kirori ugezeyo barakwakiriye niba winywera agacupa urakanyweye byamara kukugeramo rikujegeje ugasanga ba bantu mwazanye utangiye kubita imbwa utangiye kubita iki kandi ariwe wabashije kukugeza aho ngaho ugasanga nyine tujya ariko n'icupa niba ryivugira ntabwo ari umuntu kandi ari umunwa we hakunda icupa rigukontora rikaba ari ryo risigaye rivuga ibaze icupa ryakuvugishije bimwe byadanje ku buryo watuka n'abantu bamwe hanyuma nyine ngo aho ngaho niho ushobora kuvuga ngo umuntu nta muco afite hari n'ukuntu mushobora kuba wenda muri nko kuganira mwaba muri nko kuganira ugasanga nyine atangiye kuvuga nk'ibigambo amagambo nyine wenda wumva nta foromire yayo nka n'iki n'iki nyine ugasanga ngo none semeni wenda ari nk'abajama ngo none semeni gucacana n'iki nyine kuri gwedezo ugasanga nyine nese ibyo bintu ubwo ngubwo mu muco wa kinyarwanda bibaho reka nizarenge nyine zabo ziba zaraje mbese ubwo nawe ko numva ari ibyo uvuga nawe nta muco ufite
njye ntabwo mbivuga kuko wenda bimbamo njye nyine nagatoye ahantu gutyo n'abandi bagenda badutora ahantu reka ariko nyine ubwo nawe nta muco ufite oya njye ndawufite kuba nanabivuze basi mumbabarire ntabwo ndi bwongere rero tugera imbere ushaka kongera kunshyiramo n'iki n'iki oya ntabwo nongera ariko nanone hari ukuntu bavuga ngo umuco nawe urakura wenda tuvuge ku mpande zombi dushaka kureba hombi tukareba kugira ngo n'abantu bajye muri comment nabo batubwire kuri side yabo ariko bavuga ngo umuco urakura n'abantu kera batarambaraga ubu kuko umuntu yambara ibintu bigufi bigasakuza ni hataye nyine bandi ba kera iyo barebye urubyiruko rw'iki gihe nibo nyine babasha gutera comment ko twebwe wenda ntabwo icyo gihe twari turiho umuntu utarambaraga aramutse akiriho yavuga ngo abantu bambaye ubusa yahoye ko wambaye kagufi ahubwo we yabona ari nka paradizo nyine ari nk'ibintu ewana bitabaho nyine byabona bikwije byatari ego kakavuga ati se abantu ni abanyarwanda cyangwa twebwe twambaraga amakoma twambaraga ibintu nyine bitwerekana wese atari kabiki gihe basigaye bambara umuntu wa kera se ubwo agarutse yabona noneho hariho umuco kurusha mbere oya muco bavuga ko ari uwa kera ubu ngubu nta muco ngo ugihari nawe kandi ko ubibona bivuga ngo ni kujya ubyumva wowe ubibona ute rero mbibona se uko mbibona sha nawe kuko abakobwa noneho basigaye bariho muri no minsi sha ni hatari bameze gute hari ukuntu uba uri kumwe nk'umutipe akambara akikwiza wene nawe akakubwira sitire akunda akaba arizo wambara icyo gihe ni wowe uba urimo wenda kuba uterekana umuco wawe wenda umuntu muri kumwe niwe uba ushaka kugutegeka uko wakambara kandi wenda utabirimo utanabikunze akemera akakugurira uwo mwenda utanawambara ugasanga bibaye induru ariko se wenda aho ngaho sinzi wenda ko umuntu wese ababyumva ukwe ariko ubwo aho ngaho umutipe aba yashutse umukobwa aba afite aba yamushutse nese niba ubwiye shere wawe ati shere nkunda iyo wambaye gutya wambaye utuntu tugufi akakakugurira utakambaye anakabuze akakubajije nyine ukakabura byaba ari ikibazo cyeko uzumubwiye ko wenda bakiye none se umutipe yakwerekana iki ubundi atari umukobwa wambaye tugufi abatipe bakwerekana iki bafite amatuza nawe bajya bajyana amasengero bafite nyine biriya biboro baba biteye bya tatu bafite imwe usanga akenshi nyine biterwa hari ukuramo yerekana izo tatu hari ukuramo yerekana amatuza yuko yabyimbye hari werekana nyine ibintu bigiye bitandukanye nawe hari umukobwa ujya ubona akabona yambaye ibintu bigufi yakabije wari wamubona yego cyane kuko uriya hari n'ahantu ushobora gusohokera wenda ushaka nko kuba wakishima muri wowe ugasanga aho ugiye hari ibintu byateye by'abamansuzi basanga umumansuzi ari kubyina nani wese uko yavutse ibyo bintu nyine mba mbona atari sawa wari mu kazi ariko nyine uri mu kazi wishyurwa ariko nanone cyane cyane abakobwa nyine hari igihe baba basebya abandi ni ukuvuga ngo abakobwa ujya ubona ukaba tubona nanjye mbigendeyemo rwose ese umutipe ashobora kukubonaho defu akavuga ati n'ubundi bose niko babaye utari ko wenda usanzwe uteye we ku giti cyawe ufite umutima mwiza yahura na wundi wamufashe nabi agatisha abakobwa baramabuye pe bose akabafata kimwe cyane no ku batipe ariko birajyana igihe umuntu agwemukira mu rukundo ugahita wumva bose ari uko ndimo ndabaza tu ariko hari igihe bibaho ukaba warakunze umuntu nyine akagenda nyuma yaho iyo uhuye n'undi ufite gahunda ntabwo uhita umwizera ako kanya wapi bikutwara igihe kuko uba warahemukiwe umutima wawe warawusavuje nk'uwakwini ariko ntabwo ndiheba cyane maracyamfasha ntabwo ndiheba imyaka ndayifite ntawamufunga ubu ukigera uriho wanashaka umugabo nemerewe kumushaka n'ubukwe nkabukoresha reka muri tayari kwini wakoze cyane turimo turagana ku musozo hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza ikindi kiri ku mutima ni uko nyine
mbakunda cyane abadukurikirana. Okay, wakoze cyane kubana natwe, reka dushimire n'abandi bari badukurikiranye, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Nakagaruka, reka dusubire ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe.